turye tunywe tuswere ewana. Uyu mujene sa iri mu vipi musaza? Nanjye kambibabwire rero ngiye Gaspard. Ese waguye igikecuru cy'imyaka 70 gihetse inyonjo yumvise nkane wabikorera? Asibo nta kintu. Aya ntago ari amaburo. Igikecuru cy'imyaka 50 gihetse inyonjo wakiyongoza? Ngiye mitana na mushitura noneho ku matuza yanjye. So nk'ibisanzwe ni Giro500 ndacyari hano muri uyu mujyi wa Kampala, ndacyarimo kugenda mbagezaho utuntu tugiye dutandukanye, utuvloge n'utundi tuntu twakasa mutwe tugenda ducicikana hirya no hino. So mu gihe nari nyiri muri no mu rwa Kampala rero naje kwikoza ahantu mu gatimu k'abana b'abajeni y'abanyarwanda, bambwira yuko ngo hari group ihari ngo yitwa ngo turye tunywe turongore, ngo turye tunywe dusambane, ngo ducukubiri n'imirimo. Iyo groupe rero nkiyumva ese mvuga ni ntago bisanzwe, nibwo negereye wa mujene wanjye Ivan. Uyu mujene ngo ni Ivan, ni umuntu usobanukiye bino bintu bya Kampala hano kuko we ahamaze iminsi. Nahise mwegera ndamubaza ni se iby'iyo groupe bimeze bite. So yo vipi musaza? Fresh bro. Yo bimeze bite se muvandi? Ni fresh umuhungu. Harya we bakwitari? Ngiye banyitandira Imana Gaspard. Imana Gaspard, uyu mujene watuzaniye? Uyu mujene nyine umujene tutiditana nyine mu yanga imirimo yina. None tugifite amatsiko nyine ngashaka kubaza iyi groupe ni groupe harya yitwa nguki? Man iyi groupe man nanjye bari kundabura. Ngo turye tunywe tuswere ewana. Shaho umujama ari kwindabura numvise ari danje bya danje bro. Ngo turye tunywe duswere haro gukora ngo muco kubiri duce kubiri no gukora rwose. Ubundi ngo gahunda ibiriho abari ngo kwikoza mu mabara yaba ari n'ibintu by'ibimamo kuntu bicecuye. Uyu mujene sa iri mu vipi musaza? Nanjye kambibabwire rero ngiye Gaspard. Ngiye Gaspard. Nanjye iyo groupe ngiye bari kuyinyicizamo. Ariko ubu ngubu nanjye ukuntu ndi kubikurikirana mara kubimenya. Mbese iyo groupe amategeko yameze ati? Amategeko yayo amategeko ya groupe baracyafite isoni. Amategeko ya groupe bro, amategeko ya groupe gahunda ibihari kwambara icyangwe cyawe. Wamara kwambara icyangwe cyawe nk'imitwaro ingahe yawe, nk'imitwaro 10 yawe wayikoreye cyangwa imitwaro 5 yawe. Se ko nuvaga baba ngo bagomba guca kubiri no turiva abo gukorera ntago ari ukuvuga ngo wagiye gukora wapi. Ni kwa kundi washitiye ikimama nyine kikagutwikira kikayiguha cyamara kugutwikira sasa ukagenda ukicara mu ibara. Ari amabara ngaba ari n'ibintu by'ibimama ukunanye no kuba bandabura. Ewana ubundi biza ari ugucagura. Ese ko nese uyu muvandimwe wawe waba uyirimo iyo groupe? Iyo groupe je nabanyirimo kabisa. Ese amategeko ko yakunaniye nk'umuntu uri muri groupe wakagombye kubuza amategeko yayo? Amategeko ukuntu ngiye nabikubwira just nanjye nago ndinjira mu kazi fiti, ariko nanjye mbikurikirana gake nago ndamitiriza akazi. Uracyari umwiga? Ndacyari umwiga. Nese ubuzabasha kurongora biriya bikecuru byose biriya? Urareba noneho muri ngiye mu guhaguruka kwanjye nzajya mpagurukira just muri senkani tu. Iyo mbe senkani? Nese waguye igikecuru cy'imyaka 70 gihetse inyonjo yumbe senkani wabikorera? Asibo nta kintu. Aya ntago ari amaburo. Igikecuru cy'imyaka 50 gihetse inyonjo wakiyongoza? Ngiye mitana na mushitura noneho ku matuza yanjye. Niko wowe iyo groupe urayumva? Bro iyo groupe rero mane nanjye bandabura. Jase nyine bite hari ukuntu twe dufata ibintu bitandukanye. Dushaka ko turi kuvuga ku itangazamakuru ubyumvisa kumva yuko wenda iyo groupe wenda ari feke, akare n'uyumva
agashaka kugira gute kwijoyininga cyane cyane yuko hari abantu itunze. hari abantu itunze, hari abantu baba bibereho neza. Gusa nyine bitewe na choice yawe, amahitamo yawe, niyakubwira ngo ndajya kubikora cyangwa se simbikora. Nk'uyu muvandimwe uko yabihisemo. Nk'uko umuvandimwe yabihisemo. Muri make biterwa n'amahitamo yawe. Mbese iyi groupe yaba irimo abantu bangahe, imaze igihe kingana iki? Bro, njye iyi groupe ukuntu bayindabura, hashize icyumweru bari kuyimbwiraho. Bambwe ko ngo bamaze kuba abanyamuryango muri 20, abanyamuryango 20, abaja mu 20. Ubu ni abantu bagiye bihuriza hamwe. Bose n'abanyarwanda. B'abanyarwanda. Bavuye i Kigali, bavuye i Kigali rwose, abatipe b'i Kigali rwose bameze neza. Bameze neza. Wewe wavuye i Kigali ryari basi? Njyewe n'ahangaha Kampala mumaze nk'imyaka 3 yonyine. Imyaka 3? Imyaka 3 kabisa. Uturimo tw'amaboko byaranze, ugiye kujya ukora imirimo y'amaboko byaranze, ubu noneho bari nabonye ugiye kujya yamereza, ahubwo ukuntu ibintu ngiye kumukorera nta nubwo binabaho kabisa. Ubu bagiye kujya bakwita intuzi yakiza, icyo bita kurongora. None se reka mbanze ngubaze sasa ko hari umugabo warongoye abagore 400 akabarangiza, ubu basi urumva uzarongora byibuze nk'abakecuru bangahe? Abakecuru bangahe? Bitengewe uburyo nk'ubu ngubu ngiye ahantu ngarukiriza byase muri 80, aho ngaho ngiye nanjye ndabuzuza kabisa. 80? Ndabuzuza rwose bakanezerwa. Reka ibya 100 waka 500 nka 500 500 bo ndabuzuza kabisa nabirenze. Ngi Gaspar. Wowe Gaspar ugomba kurongora abagore 500 ukarushaho uriya mugabo abagore 10. Ewe b'abakecuru. Shaka kuzamurushaho noneho byatsi nka veni kabisa. So guys, imvura iraguye rero ni nyinshi, reka tujya kugama. Bro, sawa man, sawa bro.